ya okay Africa ni marketing ndikinyi nkuko bisanzwe iteka iyi nayo ni good time indirimbo ari mu buroko hamwe na Gisana Neguji na Banks ndetse na Michigan Bubuji ndabakunda cyane nongere mbisubiremo izi ndirimbo uri kubona zimwe mu makati dukoresha ayo ma audio wumva twe tuyakora uramutse uyikeneye hamagara 026 887 907 ushaka gukora umuziki tukugezaho neza ukahita ukora umuziki uko ubishaka ni good time ni yacu ndetse abona abaririmba bamwe ni ba Petit Frere Petit Frere mwa Petit Frere iwacu twarabibasiye ndabanga ririmo ndabwiza uko twarabibasiye ndetse minsi iri imbere nanjye n'inzura za kumbona ariko nyifite amajwi nka ya Yesu aya dari nka ya shitani ngo niyo rifite amajwi aryoshye bikaze wari generali Usana makotura tuza rutete ni ochi Uratenga mumutu sirema za mutichigoli Wamatiwe kukuna musini wa mukitarumo Araba kuta kutenda kufa Watatiwa kukuni surulisa Watapata jamu kuma kuja Utakara kusote kumuha Wadana chulari pale pale Numu wata kufindisa Nikwalina katikara Kwenye kitigari Watasina kashena katika matuji muhira That's Simbae. Okay. Gati na maganya. Wani Michigan Bubuji Petit Frere. Aske. Okay, ni good time. Mandera yarataje ntugifuko. Mugabo mgaza kibohe, ikize ntana saha. Mukosi rambonye. Sorope yandi namuwe, nirenge, moniki, fotope yanje yamuwe. Bamwe bataha abandi bakwa, najya gahinda kasanyisha. Iroza naryo rikanyumiraho, ipingu n'ipingu hafi ya mo. Ya ona ni Petit Frere Banksy. Dati ndutaka ndukina. Okay. Turi bamwe. Nigituma amasaha kituma nkabona cyataka. Ikizere kirahari, bikugorogona n'icyaha kuko birahari. Nicoga gitaru, amaso n'atuze gituba ndera. Sembere n'ikumi, bituma nikaga cyataka. Ikumi cy'umuro, ngo kuba cy'ikose cy'uje. Pamara kuko, bekara kuko. Ubuyita gishe, tamenya, indiri kapu. Ibiganzi bigapo, n'ubwo muzigamo, amashorime, ndetse n'akadayama. Ninjira muri re, polisi, yomose mufite hejuru. Utashaka kikavuga, ushobora kubavuba amashorime. Ati papapo, arapfuye. Aramwishe. Okay. Nakubwiye ngo ukeneye gukora umuziki hamagara 026 cyangwa se nimero nuyibura hamagara 0722 84444 ikugero 5 nyigusubiriremo 072 84444 enye asye filime kugira 5 ndabakunda reka dutangire filime yacu yiswe gute naryo riraje Munzu Zimbaye abandi bari Ati namara namaganya
dutangiye filime bana bakuru ngoki yiswe Dark Secret hamwe na video ndetse na African Movie Marketing 5/5 uko tuyitangiye bana bakuru ubona ndi kugenda gutya gake menya ngo filime igiye kugenda Nadia Bwara ari umukinnyi nongere basubiriremo Aritas Frank nawe n'ubundi nge ni video kingi ndetse na Mata Marita nako mwihangane Nana Aqua Ado nawe n'umukinnyi George Dickman nawe n'ubundi Dickman gusa barakwereka So Sweet Ana nawe n'umukinnyi baracyari benshi ni Dark Secret tangiye turi kureba muri akanya washyizemo Skin Chris Anenkora ndetse Doris abakoste n'ibindi ntari kubona neza dare yita Judita aba makeup Mustafa aba right and ntabwo ndi kubibona neza byo abaye cyo sound yabaye Peter ntabakunda cyane rega ngiye n'amambo basomera nitonze Isto Wudu ezemfa namazina Kibuike Eric Omoka Johnny Okongo ndabirambiwe kubisoma nakubwiye ngo uramutse ushaka udufilime hamagara 0726 cyangwa se by'umwihariko niba ushaka gukorerwa umuziki nanone hamagara 0726 cyangwa se nanone iyi nimero nuyibura uhamagare 07 222 8 4 inshuro enye ndabakunda kandi ngende ikingi marabizi neza dutangiye dute bana bakuru ngo ndayitangiye wumva nyinjiramo gutya nyamarangisha se ndi turi gukora amafaranga arumva turatangiye umunsi umwe ndetse igihe kimwe hari uri kuri telefone nubwo bitaraza ariko mwabibonye atinya gasani mama ibyo bishaka kugira ngo birenda kunyica rwose ndabyo bananezerewe mba nakubwira buri kimwe sinzi ngo nicyo kugira ngo mubwire wumve witonze yego mama oya I know, Mommy, come over. I just don't want to let you in on this one. Ndabizi mama, ndabizi, urabizi neza ko ushaka kugira ngo byose ubigemo kandi ubigemo neza. Look, Mina is at the gate, like right at the line. Mama, Mina ari ku muryango, ihangane gato bade mufungurire. I'll call you, God, Mommy, I love you, please call you. Ndaje guhamagara mama, ndagukunda n'ikibizo process cye. Ajya gufungurira Mina sinzi ngo ninde. Uyu ntabwo turamenya ngo yiswe gusa imana avugisha nyina se nk'ari ibintu by'ingenzi ashaka kumubwira gucunga Mina winjiye yinjiye wapi nakibi Mina ko mwana nambaraga bite byagenze bite nta kibazo Are you sure you're okay? uravugisha ukomeza neza ndakomeye ariko Okay. Sawa basi. Why don't you make yourself comfortable? None ko tugenda gocera ngo bishire wizane. Banze ngira akantu nkuze nagushyira mu nda utuze. Kongerere energy. Aguha ingufu muri make. Ariko minaje nakime. Ikibazo mina afite. Gusura mukora utangiye marahamagara nashaka kumuri baramubwira inkuru nziza. Ati mama ibintu ndimo nakora binakunyica. Sinzi ngo ni ibiki. Gusura mubwira inkuru kandi iryoshye. Mina waje arakaye. Ese kuki arakaye simbizi uza kubimenya. Yitwa Dark Secret. Ngende video kingi na African Movie Marketing. Bajya kuzana kaji. Kujya kuzana ji Mina ntari muri mudu habe natse. Ibe akakaraza gutuma rwose izo mpuwe zawe n'ibyumviro bitumye urakara bigaruka rwose ukamera neza. Hase Mina urambwira ko nta kintu wambwira no kunywa yabyanze nta kintu wavuga ko mbona umeze nabi. Je no mfite amatsiko mbwira sinanyewe nabiteye ahubwo mbwira. Yewe ni Wiri wabikoze sinzi Wiri nini Wiri yagenze gute kuri Wiri? I don't know, Dorian. He seems to be changing. Yewe sinzi ikintu byagenze gusa asa nk'uwahindutse. Now and then. But now he doesn't. And whenever I call him, he's always telling me that he's busy. Ati ubu nejyaga mbwira rero akajya mpamagara ngiye kuryama cyangwa se ndyamye ariko ubu nta kibikora. Call me back. Nta nubwo akimpamagara niyo muhamagaye telefone ntakakiyitaba. Urumva bambwira ngo ari busy ngafite akazi kenshi sinzi ikibazo cye. Is that why you're becoming unstable like that? Niyo mpamvu mbona witwaye nk'umwana muto warakaye. He's my fiance. Ariko ni fiance wanjye ndamuzi. Him, remember? Urabizi neza ko ngenda tugiye gusingiranwa sibyo? Of course I remember. Ndabyibuka rwose. Maybe he is busy African. Wenda impamvu ashobora kuba afite akazi kenshi mpamvu atarimo nakwitaho cyangwa se ngo guhamagare. Sibyo? Ndabyizera wenda karibu. It's 3 weeks now. Umva haciye ibyumweru bitatu utanyitaba. Ese urambwira ko iminsi yose ari abiri busy kuyitanyitaba no munsi no?
Baby, stop behaving like a child. umva kwitwara nk'umwana ariko mutoya. I will love you dearly. urabizi ko wira gukunda kandi urabizi ko agukunda cyane. No, but I can't wait in 3 months' time that you're ready. ntambwira ko udashobora kubona njye nategereza amezi 3 yose ngo amezi 3 n'ibyumweru. amezi 3 ashire basi ngo ubundi mushyingira ngo njye ntabwo nabitegereza. ihangane. Me neither. yewe nanjye rwose nanjye nabitegereje ntegereje ko amezi 3 yarangira ngo nanjye It was so beautiful. uwo munsi bizaba biryoshye ari byiza cyane. My God, finally she's smiling. nani yanjye kuhereza mvuze ubukwe ubundi Let's put araseka. something into our bodies before we go to the poolside. ariko se nyuma y'ibyo yasiko ashyira ikintu mu nda ko hari ahantu dushaka kugira ngo tujye bwa mbere. Let's go to the shop. reka tuba tujye gushaka uburyo tuza kurya tujye guteka turye ni inshuti magara. gusa wiriyanze kumwitaba niyo mpamvu ahangayitse nyamara aramukunze ni sweet ati ni fiance tugiye gushyingiranwa ariko telefone ntayifata bari mu kazi kenshi arambwira ngo ari bize amanywa nijoro kandi n'ibyo bisanzwe bibaho mbese bimeze bite simbizi wirise ninde nawe uramumenye buricuma telefone wapi Hey, yewe are you sleeping? yewe waryamye ra Okay. zaba ndabyumva So how are you? none umeze ute I'm okay. I just miss you. yemeze neza gusa ndagukumbuye Hey. ni ukuri Hello. yewe telefone How are iva you there? wiri uraharira urimo uranyumva Hello. yewe yataye Are you okay? ese umeze neza mbwiza ukuri Is everything alright with you? buri kimwe kuri we kimeze neza ara cyangwa Okay, are you sure you're okay? uravugisha uri kumeze It's been neza like 3 weeks now. I haven't heard from you. Every hashize ibyumweru bigera kuri bitatu byose ntarimo nta kintu nkumvaho sibyo call you, you never pick up your phone and niyo ngo uhamagaye ntabwo ufata telefone leave messages and you never return them. n'ubutumwa basi nkwandikira ntabwo unsubiza basi na rimwe bite Oh, busy, too busy that you can't even call me to say hello. ariko se ufite akazi kenshi buri munsi ku buryo tubasura nambwira ngo bite unansuhuze ikibazo Hello? yewe Hello? telefone ivaho Hello? halo Hello? halo yewe ayikuraho sinzi ni ati nyagasani kuki ari kunkorera ibintu nk'ibi ngibi wiri God, man, I love you so much. What's wrong with you? ati wiri no kwimana nyagasani ndamukunda cyane kuki ankorera ibintu nk'ibi wiri kuki ankorera ibintu nk'ibi koko ndamukunda cyane wiri kuki ari kunkorera ibintu nk'ibi ni ikibazo haciyeho ibyumweru 2 nyuma y'wa munsi amasaha yo buricuma ntagahagarara niyo mpamvu yanjye ndi kurya amafaranga yanjye ya buri munsi kuko amasaha aba yicumye genza nayitumye simbabeshya ndayarya mpaka kuno amasaha aba yicumye mama waramutse mwana wanjye ariko se mwijoro ko watashye butinze bite mama nawe bagiye kubwira ko ndi bukererwe gutaha nari mu bintu byinshi nari ndi And look at you out that late. ariko mwana wanjye ibyo bintu wari urimo utumusoka ugataha utinze Mom, I told you not to be asking these questions and I'm never again. mama narakubwiye ko ugiye kumbaza ibibazo nk'ibyo ngibyo bituma ntaha nijoro ntinze rwose nkibishaka Listen, I'm not that girl, Mom. mama ntabwo ndi umukobwa mubi nk'uko ntekereza I'm really not. oya mama And go out and have fun and stay out till late and then ndasohoka hanze nkishima nkasangira n'abandi nkaza nkererewe ngataha ariko ndataha nta kibazo nta kibi nkora mama come to my bed after. n'ukuri ntabwo nta kibazo You keep me worried. ariko ntera impungenge mwana wanjye buri munsi rwose iyo ngutegereje mba numva ameze nabi Yeah, Mom, I know. I don't respond to your call. I know that. mama ndabizi ariko sinshaka kugusebya nta nubwo naguteza abantu urabizi rwose ntabwo natatira igihango mama Listen, mama I'm nyuma not that little girl anymore. ntabwo nkiri umukobwa mutoya I need some space, Mom. narakuze nyine umwanya wo kujyamo wanjye nkumva ko ndi umuntu muzima ukuze nkijajinga nkiyobora Okay, how true? sawa mwana wanjye none se wirameze ate switi wawe mama wirameze neza ameze neza Like what? nk'iki se nyine Fine as in fine, Mom. mama ameze neza nyine nk'uko ameze neza Right. nuko nta kibazo I sense it when things aren't okay with you. mwana wanjye ndimo ndabona ko ibintu bitakimeze neza kuri wowe na wiri I think my phone is ringing. telefone ibe yasona mama ntagane manze nyitabe I know. ati ndabizi
I forgot to tell you something yesterday. ejo hari ikintu bagiye kukubwira. Mbwira ndakumva. My birthday. Uyu munsi ni umunsi mukuru w'amavuko wanjye. Sawa Miguel, ndimo ndabyumva. Yiswe Miguel, ntabwo ari Willy. Umunsi mukuru w'amavuko Miguel. Thank you. Urakoze. Well, nyine I was hoping to throw a birthday party for a few friends. nari ndimo ndizera ko nshaka kugira ngo nkore ikirori ndi kumwe n'inshuti zanjye nkeya cy'umunsi mukuru w'amavuko wanjye. And I was hoping you could be there. kandi nari ndimo ndifuza ko nagomba kuza mu bashyitsi banjye. aha So are you going to be there? none uraza kuba uhari. yewe uyu munsi mfite byinshi byo gukora. ntabwo ndibuze Miguel, ntabwo mbikeka. tuza ariko The whole day. urambwira ko umunsi wose uri kugira akazi kenshi ku buryo utabona n'iminota hafi nk'inga yo kuza iwanjye. Yes, I'm gonna be busy all day. iyo munsi wose ndaba mfite akazi kenshi. Yeah, so please. ndakwinginze bazi To be there. ndashaka kugira ngo ubuhari ndagusabye. You know what? Happy birthday, Miguel. Miguel, ndabizi ko ufite umunsi mukuru w'amavuko, kugira umunsi mukuru w'amavuko mwiza. See you later, okay? kandi turavugane mu nyuma ndagukubye. Hello. yewe Miguel? ngo ni Miguel. Forget him. mama mwibagirwa. ako mwana wanjye Who is he? ninde se ninde mwana wanjye niyo mpamvu utawutinze. Wait, just a friend that mama I... ntacyo maze ni inshuti yanjye gusa usanzwe iri aho. wowe mwana wanjye. Mom, you see, this is so many things. You ask too many questions. mama ikibazo gihari umbaza ibibazo byinshi cyane ntabwo ujya utuma ntuza mu mutwe wanjye. I don't like it when you do that. ntabwo njya nishimira umunsi umbaza ibibazo byinshi kuko nsagura ikibazo byinshi numva mbabaye mama. Disturbing. wagiye umva bitambangamiye yanjye. ariko mwana I'm wanjye in menopause. mama ndabizi wewe warakuze urageza uracura muri make ntabwo wowe ugiteretana n'ubwo ugiteretwa. You just ask too many questions. umbaza ibibazo byinshi kandi ubona ndi umukobwa nkiri njyewe nyiri kagimbi ndimo ndakura. You're always too nosy. buri munsi uvuga cyane mama ukarengera. mwana wanjye ngo njyewe naracuze ngo ntabwo ntabwo mama mwana wanjye kandi aramweruriye mama ni menopause. I seriously cannot let go. nkubwije ukuri rwose urarengereye mukobwa mutoya. You were a silly girl. Do you know that? ariko ujya ubaka akagoryi wagiye ukura mu mutwe. niyo amasaha uwo munsi yagomba kujya gusura Miguel umunsi mukuru w'amavuko aramakatira ngo afite ari bize. Well, you know, I've always wanted to be a nun until birth broke my virginity. yewe urabizi buri munsi nshaka kugira ngo mugomeze nibera akagoryi gutyo cyangwa se mbe nk'umumansera kugeza igihe ubusugi bwanjye buzapfira. ni ukuvuga ngo ubusugi bwe buzapfa ariko ashatse umugabo. You've got a lot of explanations to this for God. none rero urambwira ko umukobwa n'umugabo usa nagushaka azagusobanura ngo kuki ngo ubusugi bwawe bwagiye n'ibiki. Keeping you from becoming a nun. none harimo aragufata akajya kure yawe kugira ngo akomeze kugere ukomeze wibere isugi gusa umumansera. It's all good though, because some people would have thrown your hand by now. yewe ni byiza gusa ndabizi neza ko gusukuye n'umupadiri mubi yahita gukemura. Oh, please, come on. Most of them are gay. umva tuza ariko Prefer the masculine hole. urabizi nshaka kugira ngo menye yewe nshaka kugira ngo meze nitonde kugeza igihe nshaka kugira ngo nzabe nk'abakobwa b'abandi bicuruza. inzinga mutwaye ni inshuti y'amagara urebe witonze hano. Okay. sawa. Yeah. Wait. You have a friend that I don't know. yewe sinzi iyo ari byose ahantu njyanye amujyanye kugira ngo ajye gusura inshuti. ibyo byose ufite inshuti ntazi. umva tuza ariko kumwe tujyanye amujyanye kugira ngo ajye mu kirori cy'inshuti. sinzi ikirori cy'inshuti ngo ni ikihe ariko ni ikirori cy'inshuti bagiyemo. urebe witonze hamujyanye ni mugenzi we inshuti magara. inshuti magara mbese nk'umuvandimwe. amujyanye mu kirori yanze kujya gusura Miguel amuzanye mu kirori mu ijoro. mu ijoro buragiye buricuma. uko bakagiye gusura inshuti muri iryo joro bwaragiye buracya. bucya mu gitondo wagiye gusura inshuti nuko yaje yambaye aryamye mu buriri. ikibazo ni ubu buriri yabugeze mate simbizi. inshuti yagiye gusurayo ninde ubushyire mu mutwe. yikangama nawe ntazi ukuntu yabugezemo byamucanze. yajyanye n'inshuti ye magara imusohokana. sinzi byagenze bute ngo yisange mu buriri biramucanga. yicaye ku buriri hema aravuga ngo ndi isugi. hari uwaje avuga ati moningi. yewe byagenze bite niki cyabereye hano. We just had some good time. That's nothing bad. nyine twageranye igihe cyiza njye nawe turi babiri nta kindi kibi cyabaye. yewe
Did you sleep here too? nawe waryamye hano This is my room. ariko iki ni icyumba cyanjye niho ndyama waryamye hariya ndyama hano turararana My goodness. nyakasana imana navuka nabaho Where's the room? none rino ari hehe She's probably in the other room. ari mu cyumba kiri hakurya Where? hehe se ahita yambara yiruka mwiyo kuri umuntu bari kumwe ni Miguel kandi Miguel yari yanze kuza mu kirori cye kandi imodoka iparitse ni ku muryango handi nijoro twabonye kwa Miguel ni ukuvuga ngo yari kwa Miguel yaraye ate yari isugi ese aracyari isugi ese uri isugi mukobwa wo mu mujyi yihatse imodoka yirukanka yageze kwa Miguel ite haraye ate ndabizi ko n'ubuyobe namwe mubishyire mu mutwe muri filime ubwo uryama atamenye impamvu n'akazi ke asanga ari mu buriri bwa Miguel yatwaye imodoka nk'umusazi uwo munsi yaraye kwa Miguel kandi ntibyari iri mu mutwe we ntasanzwe arara hanze aremera agataha bwije ariko agataha atwara imodoka nk'umusazi iki se nyine iki ikibazo ni ikihe komanda uri kwirukanka What the fuck is wrong with me? mwana si kubaza ngo ikibazo mfite ni ikihe The man's house. I ended up drunk. I spent the night in his house. wanjyanye mu nyubako y'abagabo bampa inzoga nasinda maze gusinda ndarana n'abagabo mu nyubako What do you think is wrong with me? none wagira mfite ikihe kibazo wamugenga akazi we Like, come on, how can you behave like that? Fuck it. ninatonda ariko tuza kuki witwara nk'wagira ngo uri umwana muto kandi ukuze Look, we went out and you had a good time. wewe abantu nkatwe bakuze tugomba kuba twagira basi ibihe byiza Excuse me, do you have any guys to sleep with? banza undebe njye ntabwo nari nkeneye umusore wo kuryamana nawe wigeze ubona njye hari umusore twaryamanye wewe wigeze amahirwe urishima njye sinishimye Did I have any guys to sleep with? wigeze ubona ryamana n'umuntu oya nyine Yes, so when I stuck in her. igihe se ndindaya ngiye kuryamana n'abantu ko nshaka njye kuryamana n'abantu ko nishakiye sindindaya No, it was a mistake. You got drunk at that time. byari amafuti nyine twanyweye tumaze kunywa turaryama turajya mu buyobe It could have happened to me. byabayeho nanjye ugoza ko kuwaga wasanga nanjye ari kuza akandyamaho What if he slept with both of us? iyo niyazi tukaryamana twese Besides, you already know that the guy's interested in ni you. ukuvuga ngo impamvu wenda aryamanye nawe nuko we yishimira kuruta njyewe kuki sinjye taje kugira ngo ari njye asaba Get out of my car. va mu modoka yanjye ugenda Get me run. I said, urajye kuva hano tukagenda yirukanka tuko gisa are you serious? uravugisha ukuri Get out of here. ushaka kugira ngo mve mu modoka ngende ararira yari isugi ubanza babyishe byose kandi yamutwaye atazi ngo agiye gusura inshuti yari agiye gusura yarango ntabwo yari azi iyo ariyo ni inshuti magara yaha mujye mwitonda arataha agahinda karamwica aho yaraye sinzi n'ababikemuye simbizi ati ko ntabwo mbyumva ukuntu byagenze nanyweye tuyoga dukeya ni gute tuyoga tukatuma ndara ahantu I can't believe this. ntabwo nabyizera Yeah. ntabwo bishoboka ati nasomye ku tuyoga dukeya sina nyinshi yanyweye kuki zatumye nsinzira ndara hanze ese hari icyabaye simbizi twabonye agenda tukabyutse afite sheri uri hanze tutari twamenya ngo ninde haciyeho ibyumweru birenga kimwe hari uwatashye Yo, welcome to Ghana, bro. bavandimwe karimo muri Ghana You look sexy. yewe urasa nk'igikundiro rwose Yeah, what have you been eating? ese ubu wajyaga ibiki muri iyi minsi papa yembaza ibyo kurya muri iyi minsi reba ukuntu usa muvandi usa nk'umukozi rega tugiye none se uyu ni uyu ni umushoferi umushoferi mushyashya What's the name, dude? bitera witwa ndera Wow. yitwa Mike sawa ntacyo karibu muvandi karibu muzande baje gutwara umuvandimwe agarutse muri Ghana sinzi ngavuye sinzi ngavuye gusa sha muntu banza bamukemuriye ibibazo bitari ibya buri wese abasaba buri icuma iyo umuvandimwe arimo aravuga mu nzu iwabo baganiramo gakeya na sisita ndakwinginze I beg of you, don't come and ruin my relationship with my boyfriend. ndakwinginze ntuze kuvuga amagambo menshi ngo uze kuvuga kuri sheri wanjye igihe boyfriend wanjye wapi Come on, what are you talking about? ibyo urimo uravuga se ni biki Like him before. urabizi boyfriend we sinigeze mukunda bwa mbere Like it doesn't make any difference. n'uyu munsi ntabwo mukunda rwose nta n'itandukaniro riri bume ndacyanga igisheri cyawe ndacyanga guhera kwa mbere Just stay up. Whenever he comes to the house. gusa iyo mwakundana mutakundana mwicundira muticundira ntazigera aza hano mu nyubako mpari reka nzamuhitana You are still here. No wonder you're yewe urimo urarengera uri ikigori gonna end after this. nta muntu ushaka kugira ngo muvugane muri uyu mugoroba rero kuba amagambo urimo aravuga So it doesn't make any difference. nta tandukaniro bitanga rero mama araza
mama akumbuye umwana. Mama wanjye bitera mbega ikibizo. Mama waromeze ute? Meze neza mwana wanjye. Utambwiye kubikiza umbwira kuri buze mbwira. Mwana cyangwa ngo utungure. Niba ukuso mama. Uri kiza cyane kuruta, uri mwiza cyane kuruta. Uriya mugore ndi kubona arakurya ni mubi cyane. Wowe uri mwiza mama. Ariko ubundi ndabyantunguye byancanze ngiye ndi kwibona. Igikobwa nk'iki ngiki kitagira impuhwe zo gukora nakajya gikora akazi hano cy'ikirezi. Nabonye kibyuka giteka mu gitondo n'ukuntu ari ikinebwe. Nkibaza impamvu cyabyitse giteka mu rugo ari ikinebwe. Kombi no kwa uri butahe mwana. Mama arakubeshya ariko nakubwirije ukuri ngo uri mwiza. Reka uzi ko usa nk'ikintu. Cyatuma numva nshaka murasa nabi. Murasa nabi cyane. Mwana wanjye twigendere va kuri mushiki wawe. Ni umuryango urishimye. Usa nk'ikintu wagira ngo dake nuko. Nisisita. Amasaha ari 10. Gusa umusore ahanari afite ibibazo byinshi mu mutwe ntazi. Ntabwo ndamenya ngo yitwa ndewe. Mama. You know that sleep yet? Ntabwo nawe uraryamara. Sisters, I usually don't, you know. Murabizi buri munsi njya nsinzira mwana wanjye nta mugabo ngira. I brought you some of those pills. Mama ariko ari binabazaniye kandi mu byakira. Mwana wa. Tired of taking those pills. Ibyo bintu rwose urumanda bidandiwe ndanarambiwe. Mama kubera iki? No. I would have broken down without those pills. Buri munsi wagiye kuko utari waza nta kintu uzanye. Buri munsi uzo yikoreye ibintu wizugura ibintu. Buri munsi kandi bimwe. What are you doing out here all by yourself? Nene mwana wanjye kuko uri hanze utari wagiye kuryama kandi bwije bite. Where is your sister? Muvandimwe wari he? She must be at that silly guy's house. Ashaka kwagiye gusura wa musore nyine kandi ngo ni mwijoro. Someone. Tuza. Don't call you gender. Ariko se banze iyo jenda yaje agiye ko ntajya nyemera. I mean, you don't have to be disrespecting. Ariko se nta mpamvu yo kugira ngo ucire gutya ngo umurebe arimo arakora amafuti. In as much as you don't like him. Mu gihe utishimira uriya musore we urumva. You've creeping around with him for the past 3 years. Urabizi amaze imyaka 3 bakundana na mushiki wawe apana kuvuga ngo uramwanze. It's longer than any relationship that you have ever been. Kandi menye ko niba amaze imyaka 3 bakundana birenze we uko wowe ushaka gukundana n'umuntu ukwezi kumwe cyangwa 2 ubundi ngo mujye gushyingirana. Okay, mom, so what are you trying to do now? None mama ndimo nagize kugira ngo mbwire nkora iki? Carry him to me. Ushaka kugira ngo uriya umufate na umugiranye nanjye. Listen, he's not going to marry her. Ntabwo agiye kumushyingirwa rega. Uretse kuryamana naye gusa ubundi amujye ubuzima n'amafaranga yangiza gusa. I'm not going to be a part of any of the ceremonies. Niba uko nibona mukawaye ntabwo ngenzi gera mutaha. And that's just the fact. Kandi nkubwira n'ukuri. Because what does he do? He doesn't do anything. He's a criminal. Nese mama akora iki kindi ko nta kindi kazakora. Ni umunyabyaha n'umwicanyi ibintu biraho. All she does is come here, take our money and go and spend it on him. Icyo ari umukobwa wacu akora nukuza agatwara amafaranga yacu akajya kuyashyira ku mugabo we gusa nta kindi kintu tureba gusa uzamumarira iki. Grow up, Will. You need to be more mature over things like this. Kurari kure ugire bwo nkubareba kure cyane upana kure kubifata nk'umwana muto. You look like a child sometimes, you know. Rimwe na rimwe ugivuga nk'umwana muto. Mama, my mind is clear on this issue, okay? Intekerezo zanjye zatishije kuri bizana birandenga mama bimeze neza. I've made up my mind. She's not going anywhere with that rakata. Mama narakuze ndikunde n'umuntu ureba kure cyane ntago azigera yajyana kiriya kintu mu muhanda ngo vuge ngo ni sweet ntabwo yamugira sweet. Enough of your sister. Yumva byamushyiwa birahagije. Anyway. Muri make. When are we going to see that mysterious girlfriend of yours? What's her name again? Wa musweet wawe kutajya kumureba ubundi bimeze bite wowe nawe? Yari yitwa ndembwiye nyibutse se. Mina? Yitwa ngo ni Mina. Mama, believe she's fine. Mama Mina ameze neza. Mina mwibuka kunda wiri na tutuzi ngo ninde? Lot on my mind. Mama afite byinshi mu mutwe biruta Mina. Mina mwihorere. So, I just got that now that you're here, we're going to see her. You go to bed. Mwana wanjye kinzanye hano byiza ukajya kureba umusheri wawe. Mama nzabamureba ajya mu buriri. Niba ariko bivuze kuzamureba reka mbe ngiye. Jya mu buriri wenza bimuze sweet se wowe birakureba ni sweet. Samureba mama. Twumvaga Mina ngakunda wiri ntabwo tuzi ngo wiri ninde. Mina araha. Yaraye hanze agera kwibuka ari kumwe na wiri. I don't know why, but I just feel so strangely excited whenever I'm around you. Ati ntabwo nzi impamvu gusa njya numva hari ibintu bitangaje bindi mu byinzi iruhande rwawe. Well, Ega byiza. the bond between us is No kuvuga ngo byose bivuka hagati yanjye nawe, no kuvuga ngo biri hagati yacu twembi. the love we have for each other Ati urukundo dufitanye is of this strange. ni rwo rutuma haza ibitangaje hagati yacu twembi. Oh, so you feel it too? Nawe niko byiyumvamo se sheni. Nanjye niko mbyiyumvamo. Ni ukuri. I love you so much, Mama. Ndagukunda cyane Mina. Nanjye ndagukunda. Nuko. Mwana wanjye mama. Mama. Urankanze rwose mama. Mwana wanjye ko mbona warakabye byagenze bite? For the past 3 weeks,
hashize ibyumweru bitatu You have changed. warahindutse mwana wanjye Tell me I'm your mother. mbwira ni mama wakubyaye mama ameze neza nta kibazo rero There's something going on. mwana wanjye hari ikibazo mbona ufite I see you are holding Will's picture. Is it ndabona ufite ifoto ya Willy byagenze bite a Will? niwe Willy se wangora mama So tell me I am your mother. mama kuva mbwira ndi mama wawe rega It's been 2 months now. mama hashize amezi agera kuri 2 And I've only spoken to Will only twice, and even at that, nta nubwo basi ndavugana na Willy basi inshuro 2 na rimwe muri ayo mezi birashize the one that called him. I don't know what to do, Mom. ati niyo muhamagaye ntabwo bateze telefone yanjye ntabwo nzi nakora iki I've been calling him for the past 3 weeks, and he's never picked up my call. maze amezi 2 yose ari ibyumweru 2 ndamuhamagara mu byumweru yose namuhamagaye nta telefone yanjye ntayifata Return them. reka n'ubutumwa bajya ntabwo bunsubiza I'm so worried. I'm so confused. mama mfite impungenge ndimo nashidikanya sinzi impamvu atari gufata telefone zanjye mwana wanjye wasanga ari mu kazi nk'uko abikubwiye afite akazi kenshi I'm worried. At least I want to know if he's okay. basi mama icyo nshaka ni ukumenya niba ameze neza gusa nta kindi kintu nkeneye kumenya mwumva avuga Mom, ndi gushidikanya mama mbwira ndakora iki calm down. mwana wanjye tuzi Very much. tuzi nabizi ko umukunda cyane sibyo Step to that. kandi nanjye mama nakubwira ngo umukunzi umukunde sibyo nyizera rwose mukunde mwana wanjye nta kibazo This is the best and for us to. ntabwo byaba byiza mwana ugiye guteka ibyo kurya twembi tugasangira ni mama n'umwana amukubita bizi y'uburyarya iriya ni bizi y'uburyarya iyo akamugezaho se mama reba umwana ahangayitse yikundiye umuntu ikibazo ni Willy ari muri Ghana Willy avuye hanze nta nubwo umukobwa aramenya ko Willy ari muri Ghana kandi bose bari mu ki muri Ghana gucunga sister wa Willy ati z'ubusama arakatsindwa n'uwiteka ata ku mwako ngafite sweet hano ase umugabo ninde umugore ninde Sheri ko mbona ndeba Just you? ndi kureba wowe I'm tired of anything about you. yerega magutekereza ibintu byinshi cyane hari n'ibindi mbangushakaho neze Sheri koko se Sheri koko se Sheri ariko se Sheri karama Sheri sister w'umuntu hano shaka umukobwa w'umukire buri munsi aba afite ibyago Sheri I get ahead. tereka njye ninjye gucererwa My baby is set. kandi umuvandimwe wanjye ari burakari He's in that. yewe umuvandimwe wanjye yatashye Damn it. yakasana imana You're number one enemy. urabizi ko rero mwanzi wa mbere umuvandimwe wanjye arakwanga kuva ku wa mbere kugera ku wa nyuma You're the first thing he mentioned away from the airport. rero urabizi ko rero umuntu yavuze bwa mbere akigera ku kibuga kindi avuga ati mana mfashe ndetse nzazi muzahura Tell him we can go to hell because we're sticking together, baby. wambwiye kugira ngo njye nawe tube turi kumwe se no kuva wanjye wawe yajya ikuzimu tuzamushyire ikuzimu I know. ndabizi ko azagomba kujyayo ariko naribi I'll see you in the evening. rwose turabona nimugoroba Oh, I don't want you to go. ntabwo nshaka kugenda Hey. fasha senyeri Sheri You're sexy. yewe usa nk'ugikundira rwose uteye neza nuko mushiki wacu ni mubi hano You're good to go. yewe uri igikobwa cyiza uba wambaye neza ku buryo wagenda You're good to go. umeze neza wagenda nta kibazo yewe Goodbye. bye sweetie Baby. tubonane sweetie Love you. ndagukunda sweetie Take care. wiyiteho sweetie njye nabuze umukobwa Wow. ikibizo sweetie njye nabuze umukobwa uwo ari we umukobwa umugabo uwo ari we njye ndagukunda sweetie bye sweetie bose ni sweetie bye sweetie umugabo ninde umukobwa ninde buriya kari gatari idanje amasaha ari 10 kwa Willy mu rugo inote turi nazo ntaribi ku manywa y'ahangu baramutse mama Good morning, my dear. You awake already? I wanted to wake you up when breakfast is served. waramutse mwana wanjye wabyutse izo saha ngashaka kugira ngo ubyutse basi ibyo kurya biteguwe bya mu gitondo Mom, I'm not used to sleeping for hours. bamurabizi maze amasaha ngende ngamasahane ndyamye I can see that. umwana nshobora kuba nayibona ratu uziko Real. kuko Willy Because you gained so much uziko wabyibushye cyane urya byinshi usigaye umeze neza cyane today. Well, like you said, mama ko bavuga don't live long. baravuga ngo banza ngo urya byinshi kugira ngo ube igihe kinini cyane Where's Lila? none rero ari hehe She went out. Yeah, That's so- the last person to go to bed. urabizi ntabwo yaje ngo aryame mu ijoro yaraye hanze Mom, mama
Don't tell me she's still sleeping at that. ntumbwire ko yagiye kuryamana kiriya kigabo muri iriya nzu icyo kigo. That I've shown my disapproval on it. Mwana wanjye nubwo ntarabivumbura ariko byanga byakunda n'ahandi hantu yabari. Mama ariko si yambeba. We should be sleeping after that. Kuki baryamana buri munsi aryamana ikintu nka kiriya cya fake iki kikaritasi. She's of age. I mean, what do you expect me to do? Ye afite imyaka arigira mwemera kurara aho ashaka. None ndakora iki ko n'umuntu akuze. I her down. Urakora akuze. She's a big girl now. Ni umukobwa mukuru mwihorera ari hanze. She has that. Ni sister ariko kurara hanze simbishaka. Mwaramutse arataha kandi ataha yishimye mu rugo n'ibyishimo ntari bi. Muvani ko n'umunsi akuza bite byawe. Ikibazo ufite ni iki? So you have the guts to sleep at that idiot's house. No kuvuga ngo nta n'isoni ujya kuryamana n'ikigo gihanze ukararayo wangiza ukaza uvuga amagambo. Dore kwaza. With all due respect, None se nkubashye mwana muvandimwe wagiye inyubaho ukamenya ko ngiwe nabo tutangana. for my boyfriend, an idiot. Omba nkubashye ntuzongere kuvanga inshuti yanjye ngo ni ikigoryi. Nakuzwi turanyumva. Please. Ndakwinginze. What is he then? None ni igiti batari ikigoryi. Tell me what is he? Urabwa se ni igiti turane mu karitasi. If you want to have this conversation, Nibyo biganiro byanjye nawe rero mwana muvandimwe tubireke. Mama. Mama. you better talk to him. Muburire. None mushiki wanjye ngashaka kujya arara hanze mureke. Point of correction. You do not work, so he doesn't need my money anymore. Omba niba ujya gutekereza ko agifite agitwara amafaranga yawe ntabwo ugikora amafaranga yawe ntabwo azongera kuyabona urumva ntunsakurize. Oh, you're even planning on getting married. None gusa byiza aho kujya ngo usakurize cyaka uburyo wakora ubukwe ushyingirana muvane muve hano nagenda. Araseka. G.O.G. God of Ghana. Mom, did you hear that? Nyagasani mana yagonya gana. Mama wumvise binavuze ra. Aravuze ngo genge gushyingirwa ngese ko n'umuhungu n'umukobwa. Better get married before I touch you, brother. Byaba byiza ugiye gushyingirwa mbere yuko mwirukana mu nyubako muvane nzakwirukana kugira ngo ugume hano usaziri wacu. Genda ushyingirwa ukapfa. Zakwirukana ndashyingirwa dore ukwasi. Ngwino. Ngwino twumve kuticundebye ngwino. Bayi ngiye gukaraba basi kugira ngo utabyumva. Mama uramwumvise? Reka n'ikirage ko kisazi. Kihorere rwose. Mama kirara hanze n'abasore. Umuryango ntaribi. Buri icuma. Mwicumye. Yakasana. Fata kumwaku. Mwaku urazamfata kumwaku. Mwaku urazamuka. Iwe sinzi ngo avuye. Nigati yaturutse simbizi data. Gusa wiri afite ibibazo byinshi mu mutwe ntazi. Iwacu tufite akantu nari amafaranga yiko. Hi, Will. Bite wiri. Chantal, what's up? Bite Shanta. I should be asking you that. Iki kibazo nari nakwiye kuba nakubaza iki kibazo nanjye. Because you promised me on board. Ese uri mu ndege igiye wansezeranyaga? I mean in the airplane. Bambwira ngo uri mu ndege mindani. I was very departed from you when you got to the departure hall. Urabizi ko hari umwanya kuri nani nkeneye kuri wowe wambwira kuzama sibyo? Not at all, Chantal. Ariko ntabwo birakunda Chantal. Chantal, listen, I have Chantal an nyumva. issue. I have to sort out immediately. Mfite ibintu nshaka kugira ngo mbanze ndangize. Time for us to meet and sit and Nimara kubirangiza dusafata igenge nawe tuganire kandi biri serious. part. And I'm at the verge of rolling it up. Niyo mpamvu ntarimo ndakureba To rero. get rid of all things in your life before going in for the new one. Nuvuga ngo ukuntu uri kwitwara muri twara nk'wagira ngo hari undi muntu washyize mu buzima bwawe mushyashya ntazi. How do you mean? Ushaka gusobanura iki? Getting rid of an old wife, an old girlfriend, Nyine ukuntu uri kuvuga wasanga wenda wowe ufite igikecuru kirimo kiragutwara cyangwa se agaswiti anything old. cyangwa se ari ikindi kintu gishaje kirimo kiragufata nabi. Sit up for dinner and talk it, okay? Reka tuze gusangira ibyo kurya by'ijoro tuze kubiganiraho twitonze sibyo? Tomorrow Ejo at a Royal Chinese restaurant, muri resitora Royal China sibyo? 8 p.m. Saa 2 z'ijoro. Tuzasangira ibyo kurya. This guy, Uyu musore he thinks he knows me, but I know him better than he knows himself. atekereza yuko anjye ashobora kuba nzi ariko ndamuzi cyane birenze uko we yiyizi ku giti cye. I just have to play my game well. Ndakeka ngo ngomba guhana kintu imikino yanjye kandi igakorwa. Nzi ariyo. Ajya ku twika ibyaha. Yes. Abantu bazashya basomaho kugira ngo bazagereyo barabimenye ukuntu umuriro wotsa. You haven't been going to the gym or play why? Oh, please, no gym. There's so many problems in my mind right now. Yewe mina urabizi bagomba kujya muri gym ubwo ushaka kuba wacererwa. Iyo gym uri kuvuga n'iki komfite byinshi mu mutwe biri kunje na. Biri kunje na byinshi. Will has not been calling you all this time? No kubana no ngubiri kuva yasa ntagaragara ko biri ntabwo araguhamagara na rimwe. No, Doreen, he hasn't. Yewe Dori ntabwo arampamagara. Uyu mukobwa amwita ngo Dori ari n'ikindi kizina ntazi. Iryo zina ngo Dori urishyire mu mutwe ntabwo arampamagara.
I think it's about time you have a backup plan. ndakeka iki nicyo gihe rata muzi ko mutoya kugira ngo nawe urumva ugire backup mwita iki nyine ugira umuntu ajya gufasha uci gusamo hafi aho ngaho Please, I never want to hear that again. What backup? ntabwo nshaka kugira ngo numve amagambo ari kumbwira ngo backup ngo ngire gutengo wapi nibyo uvuga nibiki You can't be losing all these guys around you because of Will. mina ntabwo ushobora kubahomba abasore bose barimo bagenda bakwirukaho kubera wira umuntu umwe hoya shaka undi muntu mushyire ku ruhande wiri nako ngo uzahita ubigira ku rungu He called you for 3 weeks. cyekiza nawe Weeks. mezi yera kwa tuyose guhamagara yose ari aho ngaho nakina kuhamagara n'itwite wawe Even to why he hasn't called me. Maybe something has happened. Okay. umva wenda impamvu adafata kumuhamagara nuko ari ikibazo cyabaye You think I'm the reason? No. ntabwo ari njye mpamvu yatumye atamamagara Sometimes you don't need a reason. You know. yewe nkubwije ukuri rimwe na rimwe ukeneye kuba washaka backup ukajya nawe ubona umuntu uguha keya mu gihe biradahari Listen, umva there's nyuma no such thing as a breakup. Okay, I don't ever want to hear that nonsense. ibyo bintu muravuga afite kugira ngo unyere kubyumva nimwe bimbwira ngo nshaka undi muntu utari we uranyuma neza I was just trying to find a piece of advice. yewe niba nakugira inama kugira ngo tuze mu mutwe I'll save you advice for yourself. rero iyo nama uri kugira yigumane I'll be in the car with ngiye mu modoka usohoke uze tugende nutaza kandi ubireke ariko se mina wambabariye Doresi azanye imikino Doresi amugira inama da yishakira ikintu ashyira ku ruhande nakenera ibibazo byabyimbye abigabanya Really? That would be good. That was right. turaha turimo turaganira turi kumwe na mama ndetse na Doresi mu nzu hari undi monye hanze ku ruhande Wow. bari kuganira kuri filime bari kureba muri salo telefone Hey, girl, what's up? bitera amakuru yawe It's Emma. yewe ni Emma muri kuvugana nabonye Willy ndetse mubona ari kumwe na mushiki we mwibuka nagazi ko Willy ari muri Ghana Huh? wavuze ngo iki Oh, please. oya we ndabizi ko ukunda gukina winkinisha Seriously, cut the crap. nkubwije ukuri wikunkinisha nta mikino ntabwo nshaka kugira ngo nige imitego nk'iyi Oh, I'm serious. I just saw Will and his sister. ibyo nkubwira ndi seriyeze nahuye na Willy ndetse na muvandimwe we mushiki we ikangamo Willy gucunga bavuga ngo Willy uriya mukobwa atangira kureba ukuntu sinzi bimeze bite kureba akantu tu Sawa, 100%. nkubwije ukuri ijana ku ijana njye nababonye Okay, okay. Well, thank you. sawa urakoze Okay, okay. sawa Bye. bye ni inshuti Are you okay? umeze neza ra That's Emma. ni Ama muri kuvugana Are you okay? yikangamo Why? kubera icyo guhamagaye Is the president dead or something? perezida yapfuye se hari ikibazo Ama asanga ari umunyamakuru ngo ni perezida yapfuye se hari ikibazo Will is in Ghana. yewe Willy ari ngo ni muri Ghana sorry araseka undebere When you joke me enough. yewe aragukinishije ndabizi ko akunda gukina How can he come to Ghana without not telling you? ni gute yaza muri Ghana ntiyakubwire ko yageze muri Ghana So she said. yewe uburyo abimbwiyemo She saw him with a sister. ambwiye ko yamubonye ari kumwe n'umushiki we She saw him yabonye Willy ari kumwe n'umushiki we this afternoon. mama ngo yamubonye muri uyu mugoroba Come on, tuzi ariko Mina. mina You know how Amma is? She's got real good jokes. urabizi Ama ni umukinnyi mwiza uzi gukina asetsa abeshya agira gute urabizi neza Have that with April Fool. Maybe she's just trying to catch you on this one, on this. wasashaka kugira ngo basabanze arebe neza ukuntu utuza cyangwa se ukuntu umera namara kukubeshya No. Oh, yeah. I'm a very well. She would never make such a thing up. No. Ama ndabizi hari uburyo abeshya hari n'uburyo avuga atabeshya ntabwo yakora ibintu nk'ibyo ngibyo And she knows how deep I am about. azi uburyo nkunda Willy She'll never pull up a joke like ntabwo that. ashobora kuzana imikino kuri ambwira Willy ntabwo bibaho Why is in Ghana without telling me? kuki Willy yagiye muri Ghana atambwiye ko yaje muri Ghana ngoki ikibazo tuza mwana wanjye Maybe he has a reason for not telling you. genda wasanga ari impamvu yatumye atakubwira See, I mean, bro, he would never pull a surprise like that. He would never do such a thing. Seriously. mama kuva yabaho ntabwo yigeze agikora ibintu nk'ibyo ngibyo atabimbwiye niyo yajya kugira akabaza ambwira anyereza ubutumwa hasi kuri message mama ntabwo bijya bibaho And this country without letting me know, then there should be something wrong. mama byanga byakunda kuva atambwira ashobora kuba hari ikibazo ntazi iki gihari Let's wait and see. mwana wanjye tukize wanze urebe urabimenya Mina, I think this time mom is right. ndakeka mwana mutoya mama wabyeyi avuga ni ukuri He just calm down and tegereza utuze so he calls so he comes. ubundi urebe wasanga wenda ari buze cyangwa se ari buguhamagare ntawamenya It's the first thing to do, girl. niyo kintu wumva kizima wakora tegereza umanze urebe kubera iki kuki atambwiye mama Hey, trust me. nyizera we nyamara mina akunda umuntu ariko umuntu nagira gute ntaboneka turaha Hey, yewe the man with the big ego. umugabo munini cyane mu rugo Well, it's good to have that. hasi ufite iki ko numva ushaka kujya umbwira ibigambo byinshi So he can tell you what you can do or you can't do. urabizi ko ubona nta muntu wakubwira icyo ushobora gukora n'icyo wakora byose uba ubizi ehe Hey, girlfriend. ndabona ufite switi wawe mina hano
Mina? Winnie Mina. Okay. Yego rata. I brought her home to see you. Niba wundi utosanye mu rugo ngo arebe mama sibyo wanze kumuzana mu rugo. I met her once. Ako ndamubonye ni wo nguwo rwose. Why didn't you bring her to see mom? Kuki utamuzana ngazare na mama ari kubunda mubona. Let's go home. Ye ari mu rugo ba. You'll be long enough. Ndabizi wenda urarengera cyane birenze gukora amakubuti. Nihorere mureke. Hey, Yewe. is something going wrong? Ashaka kuba ari ikibazo gihari hagati yawe na Mariko. No. Oya. Nothing else. Nta kibazo. Fine. Nze neza. Can we drive? Umva ikibazo ese mubaza. Ese ushobora gutwara imodoka? Can you drive? Watwara? Stupid. Akumvuza ikibazo cy'ubugoryi, ikibazo cy'ubugoryi. God. Ikibazo cy'ubugoryi rwose. You know what? I wanted you to escort me something. Ndashaka kugira ngo ugire ahantu ncikisha. Sinzi ahantu mucikisha hariho. Hehe ngucikisha. Muvandimwe mbwira. You know when we get there. Uraza kumenya aho uncikisha nugerayo. Are you ready? Wiriteguye se? Yewe nta nubwo mpindura imyenda. Tugende nta kibazo muvandimwe. Ndagenda nambaye gutya don't worry. Muvandimwe ariko numva mbabaye. Uburiri bwawe buravunana. Tugende muvandimwe. Sinzi ngagiye kumucikisha he. Bacaho. Afite mushiki we kinazi gusa. Abakobwa bakiri bafite ibyago, sisi dufite ibyago. Ibyo bakiri mwaragowe. Ni hatari. Ujye banda muzana amafaranga tuyarye mara ko yaryo ubundi kugurwa bita bishira. Ibi ni biki tunzanye mubwira. Ni urakimenyerega impamvu nkuzanye hano uri buze kuyimenya nari. We tugende urayibona. Gucunga umuryango basheho bahagazeho niwo Mina ari mindani. I'm fine. Yewe nagufasha ameze neza. Mina ari mindani. We're here to see her. Turano kumureba. Ndabareka muwabwire ko muhamaje kumureba. Mom! Mama we! Mom! Mama! What is it? Niki mwana wanje? What is it? Mama uriya ni wiri. Nyamara kunda wiri. Mama ni we. Mama, Mama ndaje ngiye kureba umugabo ndaje. go crazy about these boys. Asukuye mukobwa agiye gusora kubera uyu muhungura. Nyamara umwana yikundira umuntu ameze nabi mu rukundo. Nakunda wiri byo gupfa. Baramukunda n'umutima we wose. Gusa ikibazo gituma wira adafata telefone nicyo ntazi. Wiri ageramo indani. Ya sister kandi Wiri ntazaseka ntaki gucunga undi yazanye ubwuzu. Yishimye neza kuhagera baramunaga byanyabyo. Baramunaze. Banamuta hasi sister Mina yarabizi kari bigende gutya. Na mama kuza yishimye bagiye kubona umukwe. Yasanze umwana we yicaye ari hasi. Ni ikibazo. Akunda umuntu byo gupfa. Ariko we ntibamukunda. Sinzi impamvu ni iyi. Ikibazo. Mama natungurwa. Umukobwa biramutungura. Muvani ngo gorye ni bwoko ki? Ceceka Nina we. Uyitwa Nina umukobwa yitwa Mina. Ubishyire mu mutwe mushike yitwa Nina. Assaulting my daughter. Ese ko umuntu kubangamira umukobwa wanjye bite byawe muhungu mutoya. Your daughter? Umukobwa wawe? Hello, bitch. Bite wakiraya we. Kandi ukabivuze hello bitch bite wakiraya we. Know what the best thing to do for yourself right now is just go inside and hand me over my car keys. Ikintu numva ko ushobora kungurira none ngaho gifatika cyiza cyanshimisha. Genda mindani mu nyubako iwawe uzane imfunguzo z'imodoka yanjye hano. Vuba byihuse. Ese we nagutwaye iki ko kinsunitse gutya mbwira. Ushaka kumenya icyo wakoze? Just hand me over my car keys as I tell you how. Niba ushaka kumenya icyo wakoze ndakwinginze nzana imfunguzo z'imodoka yanjye nkeneye kwigendera. Wabarira. Oya ntago byashoboka rwose. What sort of disrespect is this? Ese ko kubaho kumona iki ko nta cyubahiro abantu bakuru kubaho ukene ni bwo ushaka kuvuga iki? Badges here and behave like this. Oje hano witwara nk'ikigoryi mu nyubako y'umuntu hane soni. Mother, a daughter. Mama nk'umukobwa mwese muri bamwe n'ubundi bose kimwe. The best thing the two of you do for yourself right now. Ikintu mba kumwe mwankora mwese muri babiri none ahangaha ubwo n'umugore na mama atangiye kumenyera. Hand me over my car keys. Ndi munzanira imfunguzo z'imodoka zanjye ubundi nigendere. Mumabare mutamenyera. Vuba kandi. Mina mwana wanjye. Go inside. Genda mindani. Get me scar. Uzane And imfunguzo. get the hell out of my house. Uyu muginga mvire mu nyubako sinigera kumubona ari hano. This is not right. Muvandimwe ibi ntabwo ari ubizima ntabwo ari bizima ararengereye na nyina amubwira iki umwana umwana mw'isindaya na nyina ati umukobwa n'umwana bose kimwe. This thing comes to you and just do that. Ntabwo bari kuza fiyanse ngo umubwire amagambo nk'ayo ngo muvugire gutya muvandimwe. Ceceka cyangwa nkuvuna ijosi. Reka reka. You do that outside my gate. Umva niba ushaka kumuvuna ijosi ugenda urivunire hanze nturivunire mu nyubako iwanjye.
Omba mama rebe kureba bitakureba ubireke amuha imfunguzo biri kuchukora ibintu nk'ibi we fata imodoka uyivane hano ugende nabi n'umutima mubi I trusted you with my life. umva narakuziraga n'ubuzima bwanjye bwose Everything. And all you were doing was cheating behind my back. nemeye gukora buri kimwe cyose niba ko nakwihera n'ubuzima bwanjye gusa icyo ukora ni ukunshi inyuma gusukira gukora uburaya gusa hirya hino hakurya nta kandi kazi ugira kuki I'm done with you. njye nawe ngo birarangiye You see my life again. ntabwo uzongera kubona ubuzima bwanjye na rimwe yewe wiri wambabariye ko mwana wanjye reka ikigo gikigenda buri kagende wiri wambabariye ukabanza ukambwiza ukuri koko wiri nakoze iki wiri wambwiye wiracaho ati nakuze n'ubuzima bwanjye bwose ku buryo n'abakubwanye nawe nakwimena nk'itamba ariko nta kindi ukora wowe unca inyuma gusa uri n'abandi bantu benshi cyane muri make niyo mpamvu yiswe indaya sinzi yaryamanye n'abandi igihe cyose cyo namwumvise mu modoka avuga ati nemeye kuba nk'umumansera ubusugi bwanjye mburambaho bwa kabiri musanga mu buriri aryamye sinzi ko nageze mu buriri aryamye umuntu amubwira ati nta kindi twishimye tumaze kwishima birarangira yararize uwo munsi karababara hata umutwe arahangayika mama warimo arahuza nta kundi nyamara ni ikibazo akunze umuntu byo gupfa amukunze n'umutima wese gusa umuntu uri ahangaha nta keza mbona amasaha buri icuma ntabwo birananizeye kuza kubikora ibintu nka biriya muvandimwe icyo nakoze natwaye imodoka yanjye nyaka switi nta kindi kibazo gihari ntabwo uriya ari switi wanjye suzuka rex wanjye se No, it is not about a car. ntabwo ni kuvuga ku modoka icyo tuganira si imodoka How can you go to Miller's house and just do that? ni gute wagenda mu nyubako nkariya guca ku muntu mukuru ukamukora ibintu nka biriya I thought I had a wife. ngomba wimbangamira Joe, what can you do about it? Nothing. muvandimwe ntacyo ugeze mbona ukora kizima nta karekare amafuti She didn't even know you when they come to get friends. nta nubwo wese ugeze n'umuha umwanya ngo aze ahagarare ahubwire bimeze gutya basi umuhe anagusobanurire habe n'iminota 5 wamuhaye Or she just goes to your house and just... icyo wakoze wagiye mu nyubako iwabo urasukana uvuga ibigambo byinshi urasukana nyine uramubangamira muvandimwe ziba What is going on here? ese ko munamuserera bite byanyu bana banyu bikijya mbere hano And you, Leila, why are you shouting at your elder brother like that? ni nako mbona umuvandimwe muri guserera muri ubu buryo mutakuza bite byawe mama I can't believe it. ntabwo wabyize ibyo nabonye Will, wini what is going on? byagenze bite mbwira I bought a car for Mina some 5 months ago. mama nazanye imodoka amezi 5 yashize nyiguriye Mina nyizanira Mina shipped it to her. none icyo nakoze nuko nagiye kuyimwaka gusa nta bindi nakosa bindi nakoze none ibyo nibyo bituma rero umuvandimwe wawe mutuka ngo kuko atwaye imodoka yariye I actually went to her house to retrieve the car. nagiye mu nyubako iwabo And since I'm no more interested in getting married to her, ndangije mfata imodoka ndayitwara ko numva ko njye n'umukobwa ntabwo nimwitayeho numva nta na mariage hagati yanjye nawe zabo reka twatandukanye ngoki heard me, Mom. namunanye mvise nakubije ukuri I don't want to get married to her. But she's not the kind of girl I want to get. ntabwo nshaka kugira ngo njye nashyirwa nawe ntabwo ari we mukobwa numva ko wambera mu mutwe wanjye no mu mutima reka ntabwo njyewe umukobwa nkunda ameze nk'uriya As a matter of fact, she's not my type. nta nubwo njye nawe tureshya Oh, what is wrong with you? ibintu by'ikibazo Dad, Mom, he mama ikibazo gihari ntabwo ari icyo ngicyo uva ngo ntabwo bareshya no right to go to a house and assault her mother like that. ariko nta kintu kizima yari gukora kituma ajya mu nyubako y'umuntu ngo ubundi afate mama w'umuntu amubwire n'aba mutuka mumwite ngo umwana wanjye na bose ngo ni kimwe ngo gushya umwana wanjye wakoze iki wiri wakoze iki Actually assaulted her and even insulted her mother. wajya ubangamira umwana na nyina nawe uramubangamira bose urabangamira mama 29 years was mfite imyaka 29 y'ubukure standing here explaining myself like this. ntabwo nahagarara ngo mvumeze nisobanure nk'umwana mutoya gutya mbabwira mutari ku nyuma mumbabare rwose uragiye batagera ngiye kunjena mama ntubyumvise mama ngo wabyaye inyamaswa gusa ceceka mwana wanjye njye kubyara so ntabwo ari inyamaswa wowe ntabwo ari inyamaswa ceceka mama reba inakora mu inyamaswa gusa inyamaswa nta n'isoni mama wabyaye umuhungu inyamaswa mbi nk'iriya nyamara ni ikibazo uragiye uricuma amasaha sisita kuza What is it? ikibazo ni iki ko mbona wakunje isura Layla, Layla we what's wrong with you? ikibazo ni iki
Mommy? Mama, What are you going to do about this Will and Mina issue? ibi bintu bya Willy yakoze ajya gutuka umuryango w'abandi urabikoraho iki? My dear, Mwana wanjye, I'm as confused as you are. naye ndi gushidikanya nkuko nawe uri You gushidikanya. know how your brother is. Ubupfani mwongera ngo uramuzi cyane. Stubborn. Ni umuntu ubangamirwa mu mutwe uramutse unarengeye ku byinshi kuko gusuka yakwashije mu vindi imwe. I've said everything that I'm supposed to, but he won't listen. Namubwiye buri kimwe cyose nari nkwiye ko navuga gusa nagajya nyumva. I don't know what to do anymore. Sinzi ndi bukora iki mwana wanjye. Don't you think it would be a good idea if we invite Uncle Kofi into this issue? Ese uratekereza neza ko uramutse amagaye Oncle Kofi kuri kino kintu? Oncle ntabwo yazanga bikemure mama. Oncle Kofi simuzi. Uncle Kofi, Oncle Kofi. please don't go there. Reka ntujye kuyabaga Oncle Kofi. About Uncle Kofi. Urabizi Oncle Kofi uramuzi umuvandimwe waramutse amumenya. We'll kill him when we get him involved. Aramutse yinjiye muri bino bibazo by'umuvandimwe umuvandimwe yamuhitana urangira ngo uruzi umuvandimwe nta mikino umuvandimwe wagira. Well, I think we just have to figure out how we're going to solve this problem or not. Ndakeka ko reka dushake nk'umuryango uburyo twakemura kino kibazo twembi. Okay? Sibyo. Not to bring a third party in. Mwana wanjye ibyo kushyira ibyo kujya ku ruhande rwawe ngo mve ko bikubangamiye. I'll think of something. Ndacyo ndi butekereze ndi bukore. Just take it easy. Is that why you have this long face? Byoroshye mwana wanjye niyo mpamvu bafite isura cyashaje bagira ngo babaye ukecuru. Nzi ko mbona umwana rutanye nangiye mu myaka ntabwo bibana wera. Reba gasura. Ameze nk'igitipe arakatsindwa. Itabi ryinshi ni bibi. Uri icuma. Yose ndabeshya. Tuza kwa Mina. She's been there the past 3 hours. Yewe amaze amasaha 3 yifungiranye hano muri toilette. He doesn't want to come out. Nta nubwo ari gusohoka hanze. Gukinya gasani. Mommy, let me handle this. Reka basimbike muri mama. Iyi gose. Reka nze ndebe wasanga Mina agiye kuyahura. Mina! Ye Mina. Mina! Mina we ni Doresi mugenzi we inshuti ye magara. Mina! Mina we. Genda ariko. Namunye neye ko bari umuntu nshaka nagusaba. Na rundi bujye mpaka ufunguye rwose ndaguma ku buryango mpaka ufunguye. Mina wikora ibintu nk'ibyo ngibyo afungura nakwinginga rwose mbabari ari kufungure Mina. Mina we. Genda ariko. Na rundi bujye mpaka ufunguye ndafungura sindi bugende. Mina afungura ari kusohoke. Mina, why you doing this to yourself? Mina kuki uri kwikorera ibintu nk'ibyo kuko. The mom is right and I... Mama yagize impungenge ndi hano. Ntabwo ndi bugende. Genda ariko. Nta hantu ndi bujye utari wasohoka rega. Yewe reka tubikore ibyo ngibyo Mina. Nta hantu ndi bujye utari wafungura uyu muryango. Wama uri ukagenda ukambimbira ukakunisha umutwe ariko wama bari. Yewe. Mfite impungenge mama wafite impungenge. Turakwinginze Mina fungura umuryango ndagusabye. Genda ariko. Mina fungura umuryango ariko Mina fungura umuryango. Mina wambabariye. Genda ariko. Mina ndakwinginze rwose Mina. Mina wambabariye koko. Imana ishimwe arafungoye. Buri icuma. Mina byamurenze. Yabyageze hariya byageze ahandi hantu ntazi. Ni urukundo abantu bakuru mujye mukundana ariko mukunde neza ariko ntimugapfure ngo umurengere. Hebere nko gukunda kingi ugasanga umutwe wawe ushyizemo ngo kingi bapi. Reka ngenda bizi ko mfite kote febre rwose abantu bakuru. Wajyure bati ntago nzongera. People who lived abroad or kept their time. Umuntu baho abitse igihe gusa yitsimbye atagaragara. Come on, this is Africa. Tuza ariko. As well as 10 minutes late. Iyi ni Afrika rwose umuntu ashobora kuba yakoresha iminota 10 agakererwa ntabwo tutikora nk'abazungu. What about you? None we bite byawe? Well, I was just adjusting my feet when you walked in. Yewe nanjye naje nyine ndicara mu gihe barimo bagenda utari wahagera nta kundi. But I'm enjoying the food. Ariko ibyo kurya njye nishimye nta kibazo. And it's two of us. Twembi twishimye ariko. With comments. You just said there's Africa. Wavuze ngo ni Afrika sibyo? There's a restaurant. Iyi ni restaurant yo muri Afrika. Train station. Gusa hano ngaha bateka neza cyane nubwo ari restaurant yo muri Afrika. Anyways, Muri make we've got a long night. njye nawe tugiye kugira ijoro rirerire kandi riryoshye. I can see. Nanjye nshobora kuba nabivuga ko tugiye kugira rirerire riryoshye. You look beautiful. Urasa neza cyane this way. I know. Ndabizi ko nsa neza. You really mean me around the world? Yeah. Ese wari unabizi icyo ushaka se? And I also know how to go about getting what I want. Nanjye nari mbizi neza uburyo ndi buhitemo icyo nshaka. Really? Koko se? Yeah. Yego nyine. I'll bring you here knowing I'm gonna go home and right away.
nakuzanye hano mbizi ko turi buze kuganira hano nge nawe twasohokanye. Chantal, we have to start dating first. Chantal we dufite kuba twatangira kuba twajya dusohokana bwa mbere tukanaganira bifatika. Yes. That's what we started in the plane. Ibintu iyo tujye twatangiye nyine kuteretana ubutumwa turateretana nawe. And we end somebody else. Kandi nta wundi muntu uri hagati yanjye nawe uretse twembi turi babiri. I love your guts. Ati genda bikunze uryo bivuze. You really do know what you want. Gusa icyo mbonye ntabwo uzi icyo ushaka. Buri munsi nagomba nkizi ariko impamvu naje aha naje to. Naje nje wese sa amavi n'amano urumva n'umusatsi. Nyamaro ndari hano byamurenze. I don't know. Yewe ntabwo mbizi sinzi impamvu. I don't know what I did to him. Well, I just changed totally towards me. Ntabwo nzi icyo namukoreye, sinzi icyatumye ahinduka, sinzi icyatumye basa mvugana atananakimvugisha. It's okay, look. Ina yemeze neza humura gucunga uri kumuranga bimeze neza humura urebe ukuntu bameze urebe witonze. Nyine rwose ujye umbwira buri kimwe. Ariko nagashaka kongera kumbona hewe ngo nagashaka ndari guseka ko adashaka kumubona sinzi impamvu. Aramumwaza. I'm so sorry. Ihanganire rwose Mina. It's the end of the world. Ntabwo ari iherezo ry'isirega ntabwo sinabikurangiriyeho. You'll be well with me, trust me. Nyizera rwose hari igihe bizakemuka araseka ndebe. Urebe. Ucyarimo nankorera ibintu nk'ibi sinzi impamvu. Yewe rwose ishyire wizana wumve ko utuje shaka uburyo utuza. Tuza ntabwo isi irarangira renga. Imana ishimwe barakwanze. Tuza rwose Imana ishimwe ariko barakwanze. Tuza hakuno ngo aramuhitana tu. Tuvuye kurya. Mina ari kurira abandi bari muri honeymoon. Uzi ko ari hani. Yego Shantari. Call me baby. Mamagara Sweetie. Okay, I'm sorry. Unyihanganire. Bite Sweetie. I just want to tell you that after you dropped me at home, I can't stay in my house. Ndashaka kujya nkubwire ko nyuma yo kugejeje mu rugo rwose ntabwo naguma mu nzu wacu ngo ntuze. Lonely. Ndi njyenyine numva ndi njyenyine. None ufite ikibazo. Uje nkumarira iki? Coming over. Ngiye kuza nkurebe. Wuki? Where? Hese. Where I was in my trip. Aho tuye nyine mu nyubako iwawe. 30 minutes. Iminota 30 ndaje. Stick up to my... Wewe nakuzi wanjye mu nyubako wapi? Erega ndaje aramukupa. Ndaje kandi ndaje wese samano. Ndaje umbone. Yewe ni shitani yenda kubwiye. Kandi bwatuye kwa nyina. Araje. Ubwo mbabwire ko ari mwe nyirangije rero. Ariko kabiri ndafatiraho. Ubwo uyikuramo ngira rangiye afite ibyago kuko singiye ukina filime mbona ziza urumva. Uzaza mbwira ngo kabiri iyi filime irihe ntago nyikata ubwo ndatangiye ubwo yaje duhirimo iraza yiruka ariko. Subira inyuma gato amagambo arahata gucika bakadukubita. Utayivana abo bantu bakutayivana bona nakubwiye aha. Kitinze. How could she do this to me? Ati ni gutira mukobwa nkora ibintu nk'ibi. How could she? Ni gutira bikora. I her so much. Ko ndamwizeraga cyane mukunda birenze. I could have sacrificed everything. Ati nari kwemera buri cyose nkagitamba mu bitambo. Including my life. N'ubuzima bwanjye bwanya nkabutanga. Oh my God. Nyagasani Imana. I was so